nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nikaze hano kuri uyu mwanya wacu tumenyereye wo gusenga. Bahaye ikaze mwese aho muherereye, nanabasuhuza mbese muraho. Iminsi myinshi tumaze iminsi tutabonana, icyumweru aba ari kirekire, birukana ku cyumweru gishize. Reka nizere ko muri amahoro, nanjye hano ndi amahoro, ndashima Imana ko ndi muzima, nubwo hano biba bigoye, ubukonje buba bukirimo, ubukonje ni bwinshi, tugenda tugiramo ibibazo byabwo, hari inkorora, hari ibicurane, abahari murabizi, ntabwo biba bitworoheye, ariko byose Imana ibitunyuzamo, kandi turashima Imana ko turi bazima. Rero namwe ndibaza yuko Imana yarabarinze, n'abagize ibibazo mwihangane, ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima. Imana iracyari kumwe natwe kandi iracyadufitiye byinshi byiza. Aka kanya rero kugira ngo byari ikaze twahanaga, ariko reka tubanze dusenge, duhereze n'ikaze Umwuka Wera, duhereze ikaze Yesu Kristo, duhereze ikaze Imana Data. Niyo yavuze ngo aho ababiri cyangwa batatu bateraniye, nayo izazibane nabo. Ndahamya rero yuko aka kanya ari akanya kayo igiye kubana natwe. Reka tuyihamagare twiyambaza dusenga, nawe aho uherereye dufatanye gusenga. Uwiteka Imana yacu, tuje imbere yawe abangana gutya, hari abo ndeba n'abo ntareba, ariko wowe bose urababona. Abaciye bugufi kugira ngo baze bumve ijambo ryawe, abaje kugira ngo babohoke, abaje kugira ngo basubize, ni ukuri ndakwinginze kugira ngo utwiyereke. Aka kanya mbere ya byose tweze kandi uduhumanure, dore ko iki cyumweru kibaye kirekire, hari byinshi twanyuzemo, hari byinshi se twakoze. Ijambo ryawe riratubwira ngo wiyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma, nta mukiranutsi uriho uretse wowe gusa Mana. Na Yesu ubwe yaravuze ngo munyitiriki mwiza, abigishwa biwe bamuhamagaye ngo mwigisha mwiza, aravuga ngo mwiza ni Data wenyine wo mu ijuru. Muri kamere yacu abantu ntabwo turi beza, dufite byinshi bidutandukanya n'ubwiza, ariko turashima Imana kuko amaraso yawe Yesu Kristo yongeye kutwegereza ubwiza bw'Imana. Aka kanya rero niyo dusabye kugira ngo atweze kandi aduhumanure, hamwe n'imbaraga z'Umwuka Wera zongere zitumurikire, zongere zitweze rwose. Ni ukuri aka kanya kaba kawe, ntihagaragare ibitekerezo bya muntu ku giti cye, ntihagaragare imyumvire y'umuntu ku giti cye, ahubwo Mwami Imana ibyo tugiye kuvuga bibe biyobowe nawe Mana, kandi amagambo yawe nzi ko ari umuti ubasha kudukiza mu buryo bwombi. Udukiza indwara, adukiza ibyaha, adukiza agahinda, adukuriraho imibabaro, aratubohora. Niyo mpamvu rero nsabye n'inginga kugira ngo ijambo ryawe tugiye gusoma ryongere ridufate, ridukomeze, ritwubake kandi twubakike. Mana yanjye rero ndagushimiye yuko ubyumvise kandi ugiye kumpa imbaraga zo kuvuga ibikwiriye, ukankoza Mwami ikiganza cyawe ku munwa, ndetse n'amatwi ya bene Data ukayugurura kugira ngo abashe kumva. Kandi kumva ntibizaba bihagije gusa, ahubwo dukeneye no kumvira icyo ijambo ryawe ridusaba. Umwuka Wera urushirizeho kutuyobora, kandi nawe Mana udusubize. Sabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nikaze rero bene Data, ndabashimira abakomeje kwigaragaza
muri benshi badushyigikira, muri benshi mugaragara ko turi kumwe, maze kubabona rwose abantu bashishikariye kumva ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, kandi ndakeka ko hari abantu Imana igenda isubiza, nubwo mutarajya mutwandikira ngo mutubwire ibyo Imana yakoze. Nzi yuko Imana ni byinshi yagiye ikora, hari abagerageje kubivuga, hari n'abatarabivuga, ariko dusenga Imana isubize. Rero ntagiye mu magambo menshi, nshobora kuba wenda nazindutse simbizi, ariko abandi baracyari kuza. Ndaha ikaze, ndabona Kundwa yahageze, ni karibu. Ndabona benshi bahageze, ni ikaze rwose. Ba Richard, bande bose, ba Recho, mwese karibu sana. Uwase Anita karibu, Imana iguhe umugisha. Rero reka tujye mu ijambo ry'Imana kuko ari ryo ryaduteranije, cyane ko n'umwanya hari igihe uba ari mutoya, mba nenda kujya mu yandi materaniro. Tugiye gusoma ibyanditswe biri mu Bakorinto ba kabiri, igice cya mbere umurongo wa 22. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 22. Reka no murongo gusa, reka tusome, turaza gusoma undi murongo nyuma, ariko tubanze twumve uyu murongo icyo uvuga. Abafite Bibiliya tujyanirane, n'abatayifite ndabasomera, nubwo wenda ikinyarwanda ntakisobanukirwa neza kugisoma neza, ntabwo ari impano yanjye gusoma, ariko cyo nzi cyo ibyo ndi busome murabyumva. Reka dusome rero. Bibiliya iravuga, Paulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 22, aravuga ngo niyo yadushizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Ni ijambo rigufi cyane, ndongera ngo usubiriremo wowe unkurikiye. Ngo niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Reka nongere nsimbuke tujye muri Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri ni ibice bibiri umurongo wa 16, dusimbuke tujye no kwa 19. 2 Timothy chapter 2 verse 16 and 19. It's only 2 verses, ni mirongo ibiri. Umurongo wa 16 uravuga ngo ariko amagambo yamanjwe atarayimana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Hanyuma tujye ku murongo wa 19, iravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amina. So n'aya magambo abiri ushaka kugira ngo tuvugeho. Irya mbere riruzuza irya kabiri, cyangwa irya kabiri riruzuza irya mbere. Ni amagambo avuga ku kintu cyitwa ikimenyetso, ariko hakazaho n'urufatiro. Ubusanzwe muri Bibiliya itwereka yuko Imana yacu ni Imana igendera mu bimenyetso, cyangwa igaragarira mu bimenyetso n'ibitangaza. Ariko ndabanza mvuga kuri uyu murongo wa 16 muri uru rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto rwa kabiri. Umurongo wa 16 uravuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ngo
uravuga ngo umurongo waho wa n'abakorinto Timoteyo wa kabiri umurongo waho wa 16 niwo nshaka kuvugaho ngo ariko amagambo y'amanjwe atarayimana uyazibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Niyo magambo nshaka kugira ngo se naho nkuraho introduction. Aravuga ngo abana b'Imana cyangwa bamenye Imana dutandukane n'amagambo atarayimana. Amagambo y'amanjwe tuzayahungire kure. Umusanzu Paulo yari arimo kugira inama rino torero yari arimo kugira inama umwigishwa we cyangwa umudisciple wiwe Timoteyo, amwigisha kugira ngo atandukane n'inyigisho z'ibinyoma. Icyo gihe hari ibintu by'imyigishirize ivuga ko umuzuko warangiye kuba nta muzuko dutegereje. So intego yanjye y'uyu munsi ntabwo ari byo nshaka kwigisha, ariko ndashaka kubwira ngo uzibukire amagambo yose atarayimana, uzibukire amagambo yose atagusubizamo ibyiringiro. Mu buzima tujya tubona abantu baze batubwira amagambo y'urucantege, amagambo atumaramo imbaraga, ariko amagambo yose y'amanjwe, amagambo yose yitwa ibigambo uyahungire kure. Ariko ijambo nashatse kuza uyu munsi kukubwira ni ugushirwaho ikimenyetso. Urwandiko nkuko nari ntangiye mbabwiye, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto twasomye urusanga mu murongo 22 mu gice cya mbere, niho havuga ngo aravuga ngo niyo yadushizeho ikimenyetso iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Abumva ikinyarwanda ingwate, iyo ugiye gusaba ideni, najya ndeba abantu bamwe iyo bajyaga gusaba nk'ibintu wenda nk'ibyo kurya ku iduka, hari igihe bavuga ati wadusigira ingwate. Umuntu ashobora gusiga ingwate ya telefone, ati mwe mufatiriye telefone ndaje mbazanira amafaranga kuko ubwishu ntabwo bubonetse. Umuntu ashobora kujya muri bank, ariko iyo ni muri Afurika, hano nta ingwate ya hano nakazi. Umuntu akajya muri Afurika, murabizi ushobora kujya gusaba inguzanyo muri bank, bakakubaza ngo ingwate yawe ni iyi, icyo ugwatiriza ni igiki. Inshuro nyinshi abantu bagwatiriza ubutaka cyangwa amazu yabo kugira ngo babahe amafaranga babashe kugera ku cyo bashaka, wenda n'ubucuruzi cyangwa ibindi bashaka kugura. Ntabwo ari byo nshaka kujyamo. Ariko hano Paulo aravuga ngo niyo yadushizeho ikimenyetso iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Imana yadushizeho ikimenyetso. Buriya abana b'Imana bose bagendana ikimenyetso cyayo. Uyu munsi wa none nje kukubwira ko uriho ikimenyetso cy'Imana. Buriya impamvu nakubwiye ngo Imana yacu ni Imana igendera mu bimenyetso n'ibitangaza. Abana ba Isiraheli bari mu bunyago cyangwa bari mu maboko ya Farawo, Imana yabwiye Mose ngo ubwire buri mu Isiraheli wese abage umwana w'intama, afata amaraso y'icyo gitungwa ayasige ku nkomanyirizo z'umuryango. Icyo kizaba ikimenyetso kigaragaza ko ari umwana w'Imana. Kandi mu gihe marayika murimbuzi azaba aje kurimbura uburiza bwose, bwaba ari ubw'abantu n'inyamaswa cyangwa ibitungwa, icyo kimenyetso kizagaragaza ko uwo nguwo ari uw'Imana, ntabwo azarimburwa. Umuryango we nta muntu waho uzarimbuka. Rero icyo cyari ikimenyetso cyo kwizera Imana. Imana yari ishize mu Bisiraheli inyujije mu mukozi wayo Mose. Uyu munsi wa none
Imana yadushizeho ikimenyetso, abakozi bayo, abana b'Imana, abizera Imana, Imana bashizeho ikimenyetso. Ikimenyetso ni ikihe rero? Twahawe ikimenyetso cyitwa agakiza, kuko tumaze gusoma muri Timoteyo wa 2:19 avuga ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana rucyahagaze na bugingo n'ubu, rwanditseho amagambo akurikira ngo Uwiteka azabe. So bivuga ngo urufatiro rw'Uwiteka, fondasiyo itanyeganyega. Abazi za monima cyangwa monima ndamenya ari gute babyitara, mbese ni ikimenyetso gishobora kuba cyanditseho amateka y'urwibutso y'ikintu cyabaye. Uwiteka Imana rero yadushizeho ikimenyetso, agifatanya imbaraga, agishyira mu buzima bwacu, agishyira ku mitima yacu, kivuga ngo Uwiteka aratuzi. Kuko ni Pawulo still uri kubivuga. Pawulo yari abwira itorero ry'i Korinto ngo Imana yamushyizeho ikimenyetso. Arahindukira ajya kubibwira na Timoteyo, avuga ngo na n'ubu rwa rufatiro rucyahagaze, ruriho amagambo akurikira ngo Uwiteka aratuzi. Uwiteka rero uyu munsi wa none tuvuga ntabwo ari baringa, kandi iyo wakurikiye ntabwo ari Imana itazirikana, ntabwo ari Imana itareba, ni Imana yumva. Pawulo yarayisobanukiwe, ayibwira natwe twese abatubanjirije, natwe turi kumva n'abazakurikiraho, igaragaza yuko Uwiteka azabe. Bene data, nshuti zanjye, abakurikiye iri jambo ry'Imana, rongera kukubwira ngo Uwiteka azi abantu be. Ni ukuri Uwiteka aratuzi. Imana izi buri wese, Imana iratuzi, izi amazina yacu, izi imibereho yacu, izi ubuzima bwacu. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana hano riravuze ngo twashizweho ikimenyetso. Twashizweho ikimenyetso kituranga ko turi abana b'Imana. Wowe ukurikiye, wowe uri kunyumva, uyu munsi wa none ndongera kukwibutsa yuko dufite ikimenyetso cyo kuba turi abana b'Imana. Dufite ikimenyetso kituranga ko turi abana b'Imana. Twashiriweho ikimenyetso bene data. Uwiteka azi abantu. Haleluya. Ndongera dusome uyu murongo. Haravuga ngo umurongo waho aho turi kuvuga ni umurongo reka dusome ku murongo wa ibice bibiri, ni ibice byaho bibiri, umurongo wa 19 no umurongo wa 16. Aravuga ngo second Timoteyo wa 2 ibice bibiri umurongo wa 16. Iri jambo niryo nakunze kugira ngo twongere turisubiremo turyumve neza. Aravuga ngo umurongo wa 16 murambabarira, hari ibyo ntari aravuga ngo kuri bamwe 16 aravuga nibanyuraho, oh Jesus, 16, yes, sorry, haravuga ngo ariko amagambo y'amanjwe atarayimana, murambabarira nto nashakaga, uyazibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Reka nsubire muri iri jambo. Yesu ashimwe cyane.
ariko amagambo, ubwo ni umurongo wa 16, ariko amagambo yamanjwe atari ay'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Imana itugirire neza. Bene data, turi abakozi b'Imana, turi abantu basenga Imana. Imana ntabwo yemera ko tuvuga amateshwa. Imana ntabwo ishaka ko tuvuga amanjwe, kuko iyo tuvuze ibitari iby'Imana turushaho kugwa, turushaho gushayisha. Uyu munsi wa none rero, wowe unkurikiye, ijambo ry'Imana twongeye kuzana ni ijambo ritwereka ko turi ku rufatiro rw'Imana. Urufatiro rw'Imana ntabwo rujya runyeganyezwa. Ijambo ry'Imana ntari busome, wenda urarisoma, riri muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24 kugera 27, utwereka inzu yubatse ku rufatiro. Iyo nzu yubatse ku rufatiro n'indi yubatse ku musenyi. Izo nzu ni inzu ebyiri zitandukanye, kandi ibigeragezo byazigezeho birazihungabanya. Ariko yubatse ku rufatiro cyangwa ku rutare ntabwo yigeze igwa, ariko yari yubatse ku musenyi yikubise hasi. So natwe rero ijambo ry'Imana hano, ni Yesu waduhaye uyu mugani cyangwa urugero rw'inzu yo ku musenyi n'inzu yo ku rutare. Uyu munsi wa none Pawulo nawe aravuga ngo amagambo y'Uwiteka aravuga ngo Uwiteka azabe. Nibyo koko Uwiteka azabe. Wowe nkurikiye rero, wowe uri kunyumva, naje nkubwira ngo Uwiteka arakuzi. Nubwo Satani yavanga, nubwo Satani yarwanya umuhamagaro, nubwo Satani yarwanya umugisha wawe, nubwo Satani yarwanya amagenda yawe, nubwo Satani yaguhiga, wowe uzibukire amagambo y'amanjwe gusa. Ubundi wihamagarira Imana, witurize, kuko Uwiteka arakuzi. Uwiteka arakuzi neza. Uwiteka aragusobanukiwe. Yewe hari naho wowe utiyizi, hari n'uburyo wowe utiyizimo, hari n'uburyo ababyeyi bawe batakuzi. Abantu rimwe na rimwe bajya babeshya cyangwa bakibeshya bakavuga ngo baratuzi, ariko ijambo ry'Imana ritweretse yuko Uwiteka azabe. Uwiteka aratuzi, wenyine niwe utuzi, niwe uzi amagenda yacu, niwe uzi amaza yacu, aratuzi, azi imibereho turimo uyu munsi, azi niyo tuzaba mu ejo hazaza. Ijambo ritangiye kuza. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hariho ikimenyetso ku bantu b'Imana. Mwene data, Imana agushizeho ikimenyetso. Uwiteka arakuzi. Iki ndagira ngo nyikubwire ngo iyo ufite ikimenyetso cy'Imana, abakurwanya baba benshi. Birantega iba nyinshi mu buzima bwawe, challenges ziba nyinshi, ariko ibyo ntabwo bivuga yuko utazatsinda, ntabwo bivuga yuko utazagera ku ntego. Oya, kuko Uwiteka yagushizeho ikimenyetso, nicyo gituma bakurwanya. Nta muntu warwanya umunyantege nke. Iteka umunyembaraga niwe barwanya, umunyamugisha niwe barwanya. Yesu ashimwe cyane. Ukundwa niwe barwanya, umuntu ufite igikundiro niwe barwanya, kubera ko Imana agushizeho ikimenyetso. Buri muntu wese abakureba akavuga ngo uyu muntu ni umunyamugisha, uyu muntu ni umuntu w'Imana. So hariho abantu rero b'Imana, hakabaho n'aba Satani. Abo bantu babiri ntabwo bahuza. Uzabigenzure. Njye nakunze kubigerageza. Ngikizwa, buri muntu wese agira igihe cy'ububyutse, akagira n'igihe cy'ubuhenebere. Ubuhenebere ntabwo wenda ni Ikinyarwanda mutumva,
ariko habaho igihe cya revive, hakabaho n'igihe cy'ubukonje mu mwuka, umuntu agakonja. So iyo umuntu ari mu bihe byiza by'amasengesho, mu bihe by'ububyutse, ahura n'ibigeragezo byinshi. Ndibuka mu busanzwe twebwe abagabo cyangwa igitsina gabo, buri wese yanga gusuzugura, ariko wajyaga gusanga uri umuntu w'umusore ufite imbaraga, ibyo byose n'umuntu wakwiyenzaho wamukubita, aho akaba ariho Satani ikucungira, akaba ati uyu muntu ndabizi ari mu masengesho, amaze iminsi ari mu bihe byiza, reka muteze umuntu w'amagambo, amuvuga amagambo y'amanjwe, amuvuga amagambo y'urucantege, azi se amutuke. So iyo utabaye maso, uwo n'umunzani uba ugiyeho, ushobora kwikanga warwanya. Icyo gihe rero, kubera ko wa muntu aba yabaye umwejenti wa Satani, aba yamaze kubona ikimenyetso kikuriho, aba yabonye uruhanga rwawe ko ruri kurabagirana, aba yabonye amavuta akuriho. Ijambo tumaze kusoma riratubwira ngo twahawe umwuka wera